ariko nayumvise mu gitondo kare kuri bya binyamakuru bivuga igifaransa none mukangiye kwambara n'inkuru itangiye kwandikwa ibinyamakuru bimwe by'iyo hirya harimo Le Monde ndetse n'ikindi cyitwa The New Humanitarian uzi ko bashinje ingabo z'u Rwanda gufata ku ngufu muri Central Africa ariko nkurikiye inkuru ingabo z'u Rwanda zahise zibyamagana zivuga ati ariko iyo migi muri kuvuga ntituyikorera cyangwa ingabo zabo nizo biteranyije n'iz'u Rwanda ko nazo zihari ni ziri muri MINUSCA. Reka rero nkubwire ikintu kimwe hano tugomba gusobanukirwa n'ibintu bibiri sibyo akantu ka mbere ndi bukubwire uburyo u Rwanda rubanye na Central Africa ibyo nabyo tubishyire ku ruhande abantu babanza babirebe icya kabiri icyo u Rwanda rukora mu kugira ngo amahoro agerweho 100% vis-a-vis n'uburyo ingabo zirinda amahoro uko ziba zisanga ubundi ingabo zije kurinda amahoro iz'ibindi bihugu babifata nka business bagomba guprolonga igihe cyose hagasigara harimo ikibazo kugira ngo batahava bashaka ibiceri ni nacyo kibazo gikomeye ni ukuvuga ngo babaje mu mahoro ariko hakaba political motivation financial gain n'ibindi bitandukanye bituma ayo mahoro adashobora no kuboneka ibi twafata urugero uzi ko u Rwanda rutari kugira amahoro iyo tutaza gufata icyemezo cyo kwirukana minuari iyo bitaza kuba ubuyobozi bw'u Rwanda bureba kure kavuga ati oya amahoro twarayiharaniye n'ubundi aba bantu basize abantu bari mu kubabaga barigendera batwara imbwa ubu none baragarutse ngo baje kurinda amahoro batagize uruhare mu kuyabungabunga kugira ngo n'ibyatumye amahoro ashwanyagurika bitabo kandi bari bafitiye ubushobozi nemera yuko roniza kuba seriye ntabwo mu Rwanda haba harabaye jenoside ku rwego yabayeho sibyo hagomba kubaho impamvu runaka uyu munsi rero muri Central Africa iyo bitaza kuba ingabo z'u Rwanda ibi ndabisubiramo zaba iziriyo kubw'amasezerano niziri mu muryango w'abibumbye twakaye tubona scenario nk'izagaragaye wa mugabo ari mu kuririra hano avuga ati notre kuze n'ibindi nk'ibyo ibyo rero ubwabyo ku bantu aba bantu benshi biriya binyamakuru aho biva ntibifuza ibihugu bitekanye kuko icya mbere bafite base militaire sibyo iyo hari akavuyo iyo base abasirikare babo bahita bijyanamo bakiha inshingano zo kugarura security muri izo kwiha inshingano niho bakorera mafia zabo zose niho bakorera data deals zabo zose niho ba export igihugu uko bashatse kose niho bakora nta wifuza ko igihugu kiba secured icyo ni kimwe rero mu byaha ingabo z'u Rwanda aho zikora ni ugukora kinyamwuga ndavuga mu mboni zabo zabariye ni no kugerageza kwima impamvu nyayo y'abakoroni gukomeza kwiba kwangiza urumva no kunyunyuza ibihugu barimo ndashaka nkubwire niba hari base y'abafaransa sibyo imyaka n'imyaniko igihugu kikaba kiri kuriya kikaba cyari kimeze barahari ko nabo barahari rwose igihugu kikaba cyari kigeze ku rwego rumera kuriya bo birirwa bakora iki bijyanira diyama bajyana uranium bacukura ibiki bikorera ibyo bikorera byose n'ibindi byose ngo ntabwo bakwifuza igihugu kiri organized bifuza igihugu kiri muri chaotic condition nkubwiza ukuri yuko uyu munsi wari utekereza yuko ibintu bimwe biba muri biriya bihugu sibyo agahinda kubona abantu bari muri confusion n'ibindi uwakora icyaha gikomeye niba hari icyaha gikomeye u Rwanda rwitegura kuzashinjwa ni ukugerageza kwereka abavandimwe bacu b'abanyafurika yuko twebwe ubwacu sibyo hari icyo twakora kugira ngo ibintu bigende neza nk'uko tubishaka icyo twakwita self reliance sibyo kwereka abantu yuko bishoboka ibyo ubwabyo kigomba kuba icyaha si n'ibyo gusa tuzakomeza no gusubiza ibindi byinshi ubu hashobora no kwaduka n'ikindi kinyamakuru na Le Figaro yakwandika n'ibindi byose ariko impamvu niyo ngiyo ibi bintu biri politically motivated ese utekereza yuko kugeza uno munsi wa none sibyo kugeza umunsi wa none Central Africa ukomeza uyu munsi sibyo Colonial Masters babo barabyishimiye are they happy kuba nibura abaturage basinzira kuba abaturage bashobora gukora ibikorwa by'iterambere ku bintu byagenda uko bigenda do you think they are happy subiza
ese ubundi ingabo za Loni zo zihari zimwe na zimwe ziva mu bihugu bitandukanye utekereza yuko zakwishimira uburyo sibyo muri zone opérationnelle RDF irimo ituze rihari uburyo abaturage biyumvamo izo ngabo ntabwo ari ikintu cy'igitangaza hari benshi b'inshuti zanjye ngiye abanya-Central Africa ni inshuti zanjye benshi bamwe abo tuziranye ari abanyeshuri ari abo dukorana mu kazi ka buri munsi bakubwira ahubwo ibiri contraire bakubwira ko kuva babaho ntabwo bumvaga ko hari umusirikare sibyo ufite intwaro ushobora kumva yuko iyo ntwaro ikishinzwe ari ugusekwaringa umusivili kumva yuko umusirikare ashobora guhura n'abasivili bakaganira mu buryo buri sosiyale bakora ibintu byose ibyo ubwabyo ntabwo babizi uyu munsi wambwira gute ko izo ngabo abenegihugu bo ubwabo bashyigikiye harya ni Le Monde Le Monde na aribo babiza the new humanitarian tunabireke ibyo rero bibeshye niba ari ibinyamakuru byinshi byabaye intwaro zikoreshwa mu buryo buri politike umva none uko RDF ivuga igira iti n'itangazo yashyize hanze mu kirego kivuga gufata ku ngufu cyakorewe Jeanne ni umuntu cyangwa n'ahantu ni umuntu okay ucuruza imboga subhanallah ngo ucuruza imboga n'imbuto bavuga ko yafashwe ku ngufu n'umusirikare w'umunyarwanda mu kigo cyabo ibangi muri 2023 ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda ntibyemera ko hari umusivili utanditse kandi udafite icyaha akora kuhinjira bityo nta hoterwa ry'umuturage ryabera muri icyo kigo kandi abasivili batahinjira RDF ivuga kandi ko mu kindi kirego kivuga ko ihoterwa rishingiye ku gitsina bivuga ko ryakorewe uwitwa Grace w'imyaka 28 mu mujyi wa Pawa uherereye mu majyaruguru ivuga ko nta basirikare b'abanyarwanda bari mu butumwa bw'amahoro bigeze boherezwa muri ako gace bityo iki kirego nta shingiro gifite kandi kabazo nabaza RDF igaruka ku kindi kirego cya gatatu cyihoterwa bivuga ko ryakorewe abagore babiri ahitwa Ndasima muri metero 100 uvuye bangi itangaza ko nabyo ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko nta ngabo z'abanyarwanda cyangwa izo mu butumwa bwa MINUSCA zigeze zoherezwa muri ako gace bityo ibyo birego ntaho bishingiye hanyuma none ikongera iti ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose rikorerwa abaturage ntirishobora kwihanganirwa kandi ifata mu buryo bukomeye ibirego byose bishinja ingabo z'u Rwanda ibikorwa nk'ibyo ko biramutse bibaye bitakwihanganirwa nubwo ibyatangajwe n'aba banyamakuru byagaragaye ko ari ibinyoma oya aba banyamakuru erega tuhere ku bintu byose hari utudokima twinshi burya wigeze ubona umwana wurira igiti cy'amahwa ariko uzarebe ahantu hari imyembe cyangwa amapera icyo navuga rero ibi ni ibintu tugomba kwitegura ibi ni ibintu rimwe na rimwe byo kurangaza n'ibindi aba bantu bananiwe kwiyakira ibintu birimo biragenda bihinduka bo bumva kera ko ari bo bari abagenga bari barigize nk'Imana bakumva yuko aho batari nta cyabaye bakumva ko ari superhumans ibyo rero kuba babona abanyafurika ubwacu hari ibyo dushobora gukora urumva sisi wenyewe ubwabyo ni icyaha ntabwo barirekura muri ya colonial mentality yabo sibyo ibyo rero ndababwiza ukuri ese barumva ko ari bo bakamara absolutely ubwo rero s'il vous plaît ibi ngibi rwose kuko uko nzi na background y'iyi RDF reka duhere wenda no mu ntambara ikiri RPA sibyo wigeze wumva hari inyeshyamba zigeze zigira discipline nk'iyizi ngabo zaje kwinduka RDF yacu ese bwo hari umuntu washoboraga gutinyuka usibye gutinyuka gusa urumva gutinyuka gukora ibyaha nk'ibyo ngibyo bakiri n'inyeshyamba badafite na doctrine zindi zihambaye atari ingabo z'igihugu no mon frère reka twumvikane nakubwiye ko ibi bintu bwabyo biri politically motivated ni ibintu bikorwa kubera inyungu za politiki n'ishyari ariko wenda na leta ya Central Africa bafite imiryango yindi itandukanye no hari icyo babivuzeho kuko twumvise bamagana abasirikare b'abafaransa bakoze ibyaha nk'ibi mu myaka ngira ngo nk'ine ishize uyu munsi wa none ntabwo ntekereza yuko ibyo byakabaye
byarabaye tukabura icyo leta ya Centrafrique ibivugaho ariko icyo ntekereza cyo n'ibitari ibyo ngibyo tubyitegure kubera imyitwarire yacu uvuga ngo turagaragara nk'urugero rubi ku bakoroni we are setting the wrong precedent